n'ubuki gifite umutekano, inzego zubakitse neza, ubutabera, buri muntu wese nta urenga. Singiye gutaka iby'igihugu cyanjye n'amahanga arabizi, n'unkurikiranye nawe urabibona. Urakoze. Ezekiri mu minsi ishize twakuranye ikiganiro, aravuga ati hariho agashyirahamwe k'abahanuzi. Ezekiyeli iryo shyirahamwe ry'abahanuzi yavuze ntaryo nzi, ahubwo iyo avuga abiyita abahanuzi bose ko baza bavuga ngo mwumve uko Yesu avuze. Erega ese mwibuka ko ba Yesu ari batanu? Ese abantu bajya iyo bavuga ngo mana yo mu ijuru, abantu bibuka ko amajuru ari arindwi? Abantu watuma bareka rero gusenga nimba ari batanga message, urugero Imana iragutabaye, irakurengeye koze ibinini, ariko uwo muntu akibeshya ko afite n'impano yo gusengera iki abarwayi. Noneho yaza hano abantu bakamuhamagara ku bwishi, ni umuhanuzi ariko nta mana afite yo gusengera abarwayi. Ni umuhanuzi ariko nta mana afite yo gusengera ngo ubone perime. Ni umuhanuzi ariko nta mana afite yo kuba yagusengera ngo ubyare. Ni umuhanuzi ariko nta mana afite yo kuba yagusengera ngo uzingurwe aho wazinzwe. Cyane rwose. Ibyo abantu nanone babitandukanye. Yego. Kuko uyu munsi wa none ibyo bintu bireze muri iki gihugu n'ahandi. Ko umuntu avuze mu ndimi, egare gukiza indwara, egare gufata igitangaza, egare kwakira umwana, guteranyaho akazi, guteranyaho perime, guteranyaho menereva, ngo agiye gusenga ngo n'inyatsi zikuveho. Ntibabikora se? Ahubwo zirabishe. Niho rero mwahuriye n'inyatsi. Ndagira ngo nkutangarize ngo kuba umuntu ari umunyamasengesho ni kimwe, ariko no kuba yarahawe impano yo gusengera abarwayi ntago ari ntago nzorohera umuntu wese uzakora ibintu ntari kumva. Nzaza mvuge n'imbona uri muri ampabya adversaire ameze nabi, nze mbwira abanyarwanda uti mu mbabarire ko ari ukuntu adversaire akwataka ewana ukabona kwatakanye n'imizi n'imiganda. Ariyo mpamvu se ntuzuriya nawe yakwatase ende wahanuye ko ugiye gupfa. Uriya wahanuye ko ngiye gupfa nibishaka Theogene. Nibishaka Theogene umuhanuzi damuntu ndashaka guhindura ibintu muri aya mezi asigaye. Nibishaka Theogene umwemera ko ari umuhanuzi ariko nonaha ubu tuvugana kuri itariki nubwo bigiye kuba. Ndabashuhuje na mwese mudukurikiye aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, tubifuriza amahoro y'Imana n'urukundo ruva ku mwami Yesu rukomeze kubana namwe. Turi kumwe na Kiranuka TV, Agakiza TV show, Ukuri Nyako TV, niyihe harya Hinduka TV. Hanyuma reka tubahobere mu izina rya Yesu. Duhaye ikaze buri muntu wese ugiye gukurikira ubwino. Twakire Juste. Murakoze cyane. Uraho neza Juste? Ndashima Imana. Bimeze bite? Reka mbanze nisuriza abantu bakurikiranye izi shene. Abantu mukurikiranye Hinduka TV si ubwa mbere mu mbonye. Urabashuhuje. Reka mvuge ngo Imana ibahe umugisha. Amen. Abantu mukurikiranye Kiranuka si ubwa mbere mu mbonye. Reka mvuge ngo Imana nibahe umugisha. Amen. Abantu mukurikiranye Agakiza TV show si ubwa mbere mu mbonye. Reka mbabwire ngo Imana y'amahoro nibahe umugisha. Yego. Abantu mukurikiranye Ukuri Nyako TV murambona nduwanyu. Reka mbabwire ngo Imana ibahe iki umugisha. Mumeje gushimira abantu mukomeje gukora subscribe, mugasharinga ibiganiro byanjye mbikuye ku mutima wanjye. Imana ibahe umugisha. Mugatangira kubireba koko nanjye nkavuga uti Imana habwe icyubahiro. Ibyo ndi gukora abantu barimo babikurikirana. Ibintu ni sawa. Uyu munsi rero igitumye nicara hano, ngiye kukubwira iby'amatwi yawe atari yigera yumva. Avuze kandi ngiye kugutungira urutoki urebe iby'amaso yawe atarareba. Ndakubwiza ukuri.
kandi ndabizi neza mwebwe mujye mucunga hari jisite azajya aba bafitiye ikintu. wazanye agafurashi se? narakamenya. warakamenya? erega ndagira ngo njye mbwira abantu uyu munsi wa none rata tuba turi muri showbiz ariko ifite ikimaze. yego muvandimwe, mubyeyi, mugabo, mu mama, iba ifite ikimaze. by'ukuri iyo tugize ahantu tuvugaho tuba dutungiye abantu urutoki. kandi bavuga hanyuma iyo tuvuze ku bahanuzi natwe turi bo ntabwo tuba dushatse kugaragaza ko ari twe twuzura umwuka abandi bavangiwe, ahubwo tuba turi gutungira abandi bahanuzi. kuko njyewe nemera ko umuhanuzi umwe ashobora kugwa mu ikosa kugira ngo abahanuzi benshi bige. hanyuma uw'Imana yahisemo kuba igitambo ntabwo tuba tuzi ninde. kandi bavuga ko muba muri mu matiku. umuntu uvuga ngo tuba turi mu matiku ngayo ni amatiku, ntangiye kujya ngenda mbumva koko. burya kenshi na kenshi umuntu uvuga ngo turi mu matiku tujye tuvugisha ukuri, kuko ubu naje mu murongo wo kuvuga ukuri. ibyo bintu tuba turimo koko biba byamubereye iki? amatiku. kandi cyo yitwa ukuri nyako. yego, kuko impamvu ntago weho wabasha guhaza aba bantu ibintu binyuze imitima yabo bose. ukicara aha hari uhita atakwiyumvamo. yego. ugitangira kuvuga hari uwumva uri kuvuga ibintu bitavugika. yego. hari nubwo tuvuga tukarya indimi. yego. bishatse kuvuga rero ko ntabwo tuzanezeza abantu bose. icyakora uwo kumva muri icyo kiganiro azagira ute? azumva. kuko Uwiteka Imana yiteguye kugirira neza umuntu wese uyubaha. kandi bavuga atije kubarimbura. ukuri koko ko ijambo rihari ni uko umuntu nakora ibyiza azemerwa, kandi nakora ibibi nabwo ntazemerwa. bishatse kuvuga ngo dukore ibyiza kugira ngo twemerwe. twibuke neza ko Imana ari urukundo jisite. nubwo Imana ari urukundo ariko Imana yanga akamenyero. abasaba bayimenyera ni bakeya. ntabwo nzi iyo bakorera ari iyihe, ariko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yanga akamenyero, yanga agasuzuguro, kuko ni Imana y'imbaraga, kuko ni Imana yo kubahwa, ni Imana ibyo yavuze no kubikora ijya ibikora. yego. bene ari hatari jisite. ibyo ngibyo abantu babyumva. urakoze cyane. twatangiye watangiye uvuga ku bahanuzi. hari ubuhanuzi burimo kugenda bucaracara jisite. hari umuhanuzi umwe wahanuye aravuga ngo mu gihugu cy'i Burundi hagiye kugwa imvura y'amasasu. ninde se wabihanuye? ntabyo nabonye. hari umurundi wahise umumagara ambwira ati ariko mwabonye iwacu mubona. reka nisuhurize abarundi n'abarundikazi aho bari bahezagirwe, kandi Imana ibaha umugisha. amen. ibyifuzo bifuriza Uburundi ntago bizaba, kuko Imana basenga bubaha bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. ntago yakunda ko abarundi bapfa bishwe n'amasasu kandi bahora bayitakira, kuko Imana yiteguye kurenganura no kurengera umuntu uwo ari we wese. ngerega ntago ndatangira kuzana ibintu Imana igenda imbwira ahanga. ubu ngiye gutangira ndimo ndinjira mu gihe cyo guhanura, kuko hari ukuntu ndimo ngenda nsenga, hari ibintu Imana irimo igenda imishurira, hari uburyo ki Imana irimo igenda inyigisha izitere kuzihagararaho, kandi ukagaburira abantu ijambo ry'Imana nuko bagomba kumenya ibintu n'ibindi. wahanuye i Burundi. uyu munsi wa none hari abantu bazi icyo hari abahanuzi dufite bahanura icyo bita analize. kwanalize akareba akavuga ngo nkurikije intambara iri hagati ya Ezekiyeli na Karosi hazavamo umujyana umwe muri ribu na Korode na Jisi, agahita avuga ngo ibyo byose muri aba ntihazaba urufungo. agatangira kuza hano avuga ngo nabonye umuntu kuri social media usanzwe ayibaho cyane agiye gufunga. nuva we akanariza akareba ibyo bintu, ni nabyo byinshi bari gukoresha abantu. akarebera mu mboni ngo Kongo imeranye gute n'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda kimeranye gute n'u Burundi, ariko turi abavandimwe, abarundi baraza tugasangira, nta kibazo gihari. njye sinjya mbaca kwinjira muri politiki kuko pendu nta n'akadomo nzi kuri politiki. njye nibonera nibereye mu gihugu gifite umutekano,
gifite isuku, gitanga umudendezo, buri muntu wese atanga igitekerezo uko ashaka atabangamiye ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kandi iyo utandukiriye ukagira ibyo ubangamira, nawe inzego zigira gute? Ziragukurikirana. Kandi mbere yo kugukurikirana zirabanza zikanakuganiriza, kuko zibizi ko ari igihe waba uri no kubikora utagize ute, utanabizi. Urumva igihugu turimo ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Nk'uko rero umuntu ashobora kuvuga ngo kuki gitemba amata n'ubuki hakaboneka abashonje, hari n'uwambwiye ngo muri Amerika naho ngo haba imbobo. Waba abantu batagira ahantu barara, yego, ngo barara ngo nimba babyita ngo iki, ngo nimba bitwa abahomuresi. Urumva rero nk'uko mu Rwanda hari ibinaniri, hari ntago bishobotse byakunda, ariko no muri ibyo bihugu bikomeye by'ibihangange naho hari abakene. Bishatse ngo rero ntago igihugu cyacu gitemba amata n'ubuki, gifite umutekano, inzego zubakitse neza, ubutabera, buri muntu wese ntawe urengana. Singiye gutaka iby'igihugu cyanjye, n'amahanga arabizi, n'unkurikiranye nawe urabibona. Urakoze. Ezekiel mu minsi ishize twakoranye ikiganiro, aravuga ati hariho agashyirahamwe k'abahanuzi. Ezekiel, iryo shyirahamwe ry'abahanuzi yavuze ntaryo nzi, ahubwo iyo avuga abiyita abahanuzi. Bose ko baza bavuga ngo mwumve uko Yesu avuze. Erega ese mwibuka ko ba Yesu ari 5? Ese abantu bajya iyo bavuga ngo mana yo mu ijuru, abantu bibuka ko amajuru ari 7? Abantu watuma bareka rero gusenga nimba ari hoye, kuko ahubwo umuntu ntago uko yari ameze agihamagara. Aho bipfiriye nuko unaniwe kwizera umushumba wagusengeye akakubatiza, ukajya kwizera Juste nyine hagarara uhame hamwe. Yego, weho umushumba yakubyaje ubutumwa, arakubatiza, arakwigisha, arakubatiza, ugirirwa n'amahirwe aragusezeranya. None ugiye gushaka iyindi mana ahandi. Koma musosi wandagara, koma musosi wandagara. Bamura araguhanuriye, aragusengeye, ukiza umugongo. Juste aragusengeye, ntiwabyaraga urabyaye, ntiwagiraga inzu urayigize. Hama hamwe rero kuko wagiye gushaka izindi mana. Ariyo mpamvu se tubona bavuga ati ri. Oya, ahubwo niyo mpamvu abantu bamwe barimo baterezwa za cyamunara. Abandi bari bakize ariko nta butunzi bakigize ute bagifite. Kandi barabavuga ngo twakoreraga Imana. Aha, uzacunge neza, hari abantu bakuvuyeho wajya gusengera. Hari abantu bagiye bava ku bahanuzi ngo babatse amaturo, ngo abandi babaka ibitambo, baranabiba. Umutima wagizeho gutanga ituro, kuki utagumye ku muhanuzi? Ariko uyu munsi none bahagaze mu buzima bubi kuko bahunze umuhanuzi Imana yari yabahaye. Ko baba ari benshi noneho. Hanyuma umuhanuzi wakubwiye ngo garama nkusambanye, nawe urabyumva ko yari atangiye kuvangirwa. Hanyuma rondagira ngo mbwirize abantu nibige kubana n'abahanuzi, hirya kuba Juste ari umuhanuzi yibuke ko ari na Juste. Nshatse kuvuga iki? Kugira impano ni kimwe, nuba n'umuhanuzi atangiye gutandukira. Nawe nk'uko amaze igihe gusengera, mubwira utari ko Juste ahangaha uri muragira ute, uri gutandukira. Sibyo? Ntago guhita wigumura kuri Juste, guhita ujya guhiga Ezekiel, aho niho abantu bapfiriye. Kuko Ezekiel akora ntituyizi, ariko iyo Juste korera yari yakwiyeretse inyuze muri we. Ubona ikoze imirimo n'iki n'ibitangaza. Bimwe rero shitani akora ni ugufata umuhanuzi akamugonganisha n'uwo basengana. Akaba ariyo mpamvu ubona abahanuzi barimo gusubiranamo. Icyo gusubiranamo kw'abahanuzi ntago ndakigeraho. Nibereye ku muhanuzi n'uwo basengera. Urakoze cyane. Urumva? Uyu munsi Damuru wasanga ufite abantu wajya gusengera ariko utazi ukuntu bagiye. Barahari rwose cyane. Utarabasabye ituro cyane rwose. Utarabagoye. Hari n'abambeshye. Ataraguhamagaye ngo akubure. Yego.
ariko wayobewe uko yagize ute uko yagiye nuko yabonye umuntu hano yaje agira utya amaje kugira utya uwo muntu asiga nimero mu kiganiro undi aramuhamagara atangira kumubwira ukuntu amaze igihe asengerwa n'umuntu udakijije kuko umuntu wese uguhamagaye agukeneye amasengesho burya aba afite ahandi avuye akavuga uti reka ngerageze kwa Juste hari igihe wenda aho byagira ute byakunda. Rero ibyo bibazo bitumye abantu bahaba n'ubundi ntabwo iyo mitwaro bazayitura kuko bari mu ruzerero bari mu mizenguruko. Nyamaze Uwiteka Imana yari yakugiriye ubuntu umenyana n'umuhanuzi asengera uwo mugongo urakira asengera umwana warashingirwa arasenga wubaka inzu arasenga urabyara arasenga ariko aho shitani yakwibiye ni ugutakaza uwo muhanuzi. baba ari benshi cyane bagiye batakaza abantu nabo niyo mpamvu ubona abantu buzuwe n'ibibazo kuko n'ubundi aho bagiye ntago byakunze. Bose abahanuzi bazima bazababwirwa n'iki? Nta muhanuzi utari umuhanuzi muzima. Damuru iki kintu nimuzongere no kukivuga kuri YouTube channel. Abahanuzi bo kuri YouTube channel n'abahanuzi ba Bari. Je ntago ndavuga abahanuzi kuko aba Bari ntabonze. Kuko uyu munsi wa none nidushira ukurahagaragara urumva? Yego. Ubundi umuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni iki? Ibyo wabyumvishe? Yego. Umuhanuzi ni umuntu wese Imana yahaye impano. Iyo mpano yitwa kugira ute guhanura. Nongera nibutsa abantu ko uyu munsi wa none dufite abahanuzi bahanura batanga message. Urugero Imana iragutabaye irakurengeye koza ibinini. Ariko uwo muntu akibeshya ko afite n'impano yo gusengera iki abarwayi. Noneho yaza hano abantu bakamuhamagara ku bwishi ni umuhanuzi ariko nta mana afite yo gusengera abarwayi. Ni umuhanuzi ariko nta mana afite yo gusengera ngo ubone perime. Ni umuhanuzi ariko nta mana afite yo kuba yagusengera ngo ubyare. Ni umuhanuzi ariko nta mana afite yo kuba yagusengera ngo uzingurwe aho wazinzwe. Cyane rwose. Ibyo abantu nanone babitandukanye. Yego. Kuko uyu munsi wa none ibyo bintu bireze muri iki gihugu n'ahandi. Ko umuntu avuze mu ndimi egare gukiza indwara, egare gufata igitangaza, egare kwakira umwana, guteranyaho akazi, guteranyaho perime, guteranyaho menereva, ngo agiye gusenga ngo n'inyatsi zikuveho. Ntibabikora se ahubwo zirabisha. Niho rero mwahuriye n'inyatsi. Ndagira ngo nkutangarize ngo kuba umuntu ari umunyamasengesho ni kimwe, ariko no kuba yarahawe impano yo gusengera abarwayi ntago ari buri wese wo gusengera umurwayi. Ibintu tubyumvikana. Buri kintu cyose hari Imana yagiye kigenera. Mbese hari impano yo gusengera abarwayi, hari umuntu ufite impano agasengera abantu batwite bakabyara. Ugasanga umuntu yaramaze nigeze nsengera umuntu amaze imyaka 12 hari yirwi wacu atabyara. Abarabyara abarasamye arabyara bafite umwana agiye kugira n'undi wa kabiri. Nigeze njya gusengera umuntu yari yagize ikibazo ngende kwivugira biwacu nago ngiye kuvuga bakibungo nabahe. Yari afite ikibazo cy'uburwayi bukomeye yivugisha kandi akajya anyuzamo akanirukanka kambara ubusa. Ubwo yari yagize ubumuga bwo mu mutwe siko twabivuga. Aracira. Ni ukuvuga rero guhanura ni kimwe, hanyuma n'impano zo gusengera abantu ni ikindi. Gukizwa ni kimwe ariko no kwakira impano ni ikindi. Rero abantu bamwe barakijijwe ariko nta mpano bakiriye. Abandi bari guhanura n'impano bahawe yo guhanura ariko nta yo gusengera abarwayi bafite. Niyo mpamvu umuntu yaguhanuriye ariko agusengeye ntiwakira. Niyo mpamvu umuntu yaguhanuriye akubwira akazi ntiwakabona. Niyo hari umuntu ejo bundi wamamaga afite ibibazo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arakira ubu ni muzima yasubiye mu kazi. Arabwira uti se Juste kuki abantu bababwira ngo muri abanyamatiku. Ndavuga uti nuko ibintu tuvuga ntaga amatwi yabashaka kugira ute kubyumva. Kuko turi kuvuga rimwe na rimwe ku bantu bari gukora amafuti ariko bari bararangije guhindura nk'Imana. Kuko buriya mureke mabwire bavandimwe umuntu ukunda biba bigoranye ko wabona ifuti rye.
ndabibabwira nje nabonye Imana intabara, nabonye Imana ingirira neza. Ndamubwira ngo nicyo gituma rero abantu bo ntago nyine uyu munsi wa none ariko ntibazanabimbonemo n'iki gihe, ahubwo uw'Imana izajya ishaka ko akirira kuri njyewe ajya mpamagara, nimba ari urubyara rubone, nimba ari akazi akinjiremo, nimba hari abantu mwicaye mu mabiro mubizi ko mwaje nkabasengera, hari abantu mufite amaperime muzi ko nasengeye, hari abantu mwari mwarakoze nk'inshuro zingahe 10 7 zingahe muyibura, hari abantu mwari mwarabuze akazi, Imana irababwira inyuzemo mudepoze, muradepoza mubona akazi. Ariko ibyo si byo tuje kurata hehe ahangaha, habwo turarata Kristo watubambiwe. Rero ntago nzorohera umuntu wese uzakora ibintu ntari kumva, nzaza mvuge n'imba nuri muri ampabya adversaire ameze nabi, nze mbwira abanyarwanda turi mu mbabarire ko ari ukuntu adversaire akwataka ewa nukabona kwatakanye n'imizi n'imiganda. Ariyo mpamvu se ntuzuriya nawe yakwatase ende wahanuye ko ugiye gupfa. Uriya wahanuye ko ngiye gupfa nibishaka Theogene, nibishaka Theogene umuhanuzi Damuntu ndashaka guhindura ibintu muri aya mezi asigaye. Nibishaka Theogene umwemera ko ari umuhanuzi ariko nonaha ubu tuvugana kuri itariki nubwo bigiye kuba nyine ubwo inkuru. Nibishaka Theogene ni umuhanuzi, kuganira ku kigano cy'abahanuzi. Nibishaka Theogene ni umuhanuzi, bampaye n'ibitabo nabisinyira. Okay, sawa rero. Ariko ubaza ikibazo yego mu buhanuzi umuntu wese uhanura kuri hano social media, urumva agashaka kubigaragaza, ntago aho ngaho Imana iba yamutumye. Abaje gukora nayo icyo bita kurya hiti no kuvuga utariko kuko nanone kambwira abantu by'ukuri mu bantu dusengana cyangwa dusengera tujya tubagiriraho umugisha w'ibifatika, urumva tukabagiraho umugisha w'ibitafatika, w'ibitagaragara, w'ibitaboneshwa amaso. Nshatse kuvuga iki rero? Icyo kintu ndimo mbwira abanyarwanda n'abantu bumva ikinyarwanda by'umwihariko. Timoteyo, Paulo yandikira Timoteyo, yaramubwiye ngo Timoteyo, ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda. Ariko urumva ko ibihe bizaba bigize ute? Birushya. Abantu bihanganira abahanuzi ni ibihe birushya twagezemo. Abantu bihanganira abavuga butumwa ni ibihe birushya twagezemo. Kuko ntago barya ngo twabo ntago uri bujye, ntago nimba uri umugore uyu munsi wa none hari bazo tugiye dufite, ariko abantu ntibanyumve nabi. Ariko reka nkoresha ukuri, uri gusanga umuhanuzi kazi afite umutwaro udakijijwe, yamushatse ari umuhanuzi. Unyumve neza iki kintu, kuko amatorero yabaye menshi anyura muri nyine uwo muntu aba yarirwaniriye agashaka uwo mugabo ari umuhanuzi kazi. Kuko amatorero ari menshi akigobotora muri ADPR akaba yinjiriye ahandi bakamumenyera akagumya agahanura. Ariko ubyibuka neza inzira anyuzemo. Rero ibyo ni ibihe birushya. Nimba ari uri mu itorero ugakoramo inyanga, kuko iryo torero rigutenza ugahita ujya mu rindi, uri mu bishogoshogo, umuriro w'Imana niwuza uzagutwika. Mu bishoko niho uhambiriye izanaga amakambo y'itugurumana. Kuko ugomba kubanza ukajya gukiranura ibyaha handi wanyuze. Ibyo bintu turabyumva. Niyo mpamvu ubona umuntu asenya urugo nta kibazo agize, agahita arambagizwa n'uwo mu rindi torero, bagahita bashaka umupasiteri bahijana akagenda akabasezeranya. Urwo rugo n'ubundi ruri ku musenyi, umunsi Imana yihagurukira izarutembagaza. Niyo mpamvu ubona umugore atagitinya gushaka 4, niyo mpamvu ubona umugabo atagitinya gushaka abagore 4. Ibintu byabaye business, tugeze mu bihe birushya. Niyo mpamvu leta iri kuvuga ngo umwana w'umukobwa ubu afite imyaka 18 agomba gushaka umugabo, ariko ibijyanye n'ivangamutungo rizajya ryubahirizwa urugo rumaze imyaka 5 rubana. Ubwo
abashaka gukora divorce basozwa ntego n'isaba. ubu uyu munsi wa none itegeko ryagiyeho kuko hari uwabikoraga agahita avuga ngo mu mwaka ndaba ngabanye nawe iriya nzu ndaba ngabanye nawe imodoka ubundi ngende nanjye media n'abafana kandi YouTube tubyemereye mu Rwanda dusangiye aba views turabasangiye warebye ku isimbi ni uza kukuri nyako wamanutse kandi umaze igihe ubona Bose abamaze igihe yiyambaza utu video two kumacana tuba twikoreye twebwe nuvuga rero nawe ko KPS abagakeneye niyo mpamvu akwiye kujya naduhosting aho none wagize wowe wigeze utoro urugo oya icyo ntuzongere gusebya sabe gutyo wa muhungu njye nago umushebeze urabizi muri biganiro buri wese agira content abamo nimba ari muri content yo kwakira bene bare abantu ntaho bihuriye no kuvuga impamvu mvuze gutyo nuko ari abantu baje bavuga ngo abo nabasebya nakubwiye ni views nyine abo ngabo rero nibo dushaka kugira ngo babikosora rero abahanuzi icyo nari mvuze by'ukuri mpamvu nangumbwiye ngo nibishaka n'umuhanuzi n'abandi bose n'abahanuzi na Noheli icyo mba mpamya ni uko ijya kubatuma sinari impari bajya kwitwa abahanuzi sinari impari urumva ni nayo mpamvu kuko Imana ikora uko ishaka ariko hari ibyo bazakora nanjye mu busesenguzi bwanjye simbyemere ko tutazabyemera rero kandi ubemera nk'abahanuzi oya kuba nose wo nturi umuhanuzi ndumva ndi umuhanuzi Yesu burera de bimenwa na Yesu nawe ntago Yesu ari wimenya ni wowe erega nta muntu nkeneye ko amenyera ko nje ndi umuhanuzi hari n'ibihamya bihari kandi ntago nkeneye kujya kuzana ibyo mu mujyi nibajya ku Gisozi aho navukiye bajyaho ntuye ku Ruyenzi hari ibihamya byerekana ko ndi umuhanuzi nimba bakeneye ibihamya nibajyaho nagiye nyura nkora umurimo w'Imana aha nicaye Imana yari yarabivuze ahubwo abantu nibahishurirwe banahishukirwe bamenye kumenya ngo ese abahanuzi bimeze bite rero icyo nabwira abantu mudukurikirana icyo wazize nta kindi wari ufite Ezekiyeli nk'umuhanuzi nibishaka amanutse nawe ufata nimero ye wari ufite Damuru nk'umuhanuzi Jistaje ufata nimero ya Jista none rero ihangane muri iyo mihobagirira uri guhobagiriramo nuko wataye umuhanuzi Imana yari yaguhaye iyo mpamvu bahita bavuga ngo abahanuzi mu masigaye bateye iseseme ntago duteye iseseme ababivuga bo nabo nimba koko babivuga nabo bateye iseseme ni gute umuntu muri telefone yagira umuhanuzi Kanyarira akagira umuhanuzi Kizabonwa Samatare ku Mashyuza Cyangugu umuhanuzi kuri Murya umuhanuzi Muhanga umuhanuzi ugasanga telefone imwe abahanuzi 50 uwitwa Amaji yafashe Noheli aravuga ati ngewe ngiye kugukubita kubera ko warabeye Amaji urumva no kuvuga ngo Amaji ni umukozi w'Imana gutese abavuga ngo ntabwo ari umukozi w'Imana Amaji ni umukozi w'Imana wangu nyine we hari yabayumiwe urumva igisate tubamo abameze nk'abantu igisate tubamo twebwe igisate tubamo si cyabarizwamo ubwo tugiye mu kinyarwanda cyiza ari muri sekira ariko twebwe turi muri gospel sibyo nimba turi muri gospel ahita avuga ngo ni iyihe mpamvu uyu munsi wa none mwana ntago zijya zibura ndi mu kiganiro mwana urumva Amaji ni umukozi w'Imana noneho aba yumijwe
n'ukuntu muri gospel bari bazi ko nta makuru ngo abamo, ariko urebe sekira yose yiyizeye muri gospel. Ba buri kantu basigaye bibera muri gospel, ba jihad basigaye bibera muri gospel. Noneho korodaje yabinjije muri gospel bose neza. Uri kubyumva? Ndi kubyumva. Bishatse kuvuga iki rero? Igisobanuro cy'ibyo bishatse kuvuga ntago amaji yari gukubita Noheli, ahubwo yari ashatse gutunga urutoki abahanuzi ngo mwabaye maso mukamenya ubwenge mukamenya n'ibyo mukora. Burya nibyo amaji yari avuze. Yari ari gukebura abarokore. Yego, oya abahanuzi bo kuri social media. Yari ari kubakebura. Tugana ku musozo twagiye rero, abapasiteri cyangwa se bari abakuri bitangaza nyine, ko twari tubuze ati aho ngabo hiwe bategura ikiganiro cyabo. Oya twagiye twakumbeje tugana ku musozo. Eka ntacyo mbavugaho, nese harimo basigaye baza bambaye imyenda y'inzoka. Ugeze ngo ugende ku isimbi urasanga umujyama atambuka gutya atambuka, muri busange naba ari kuza gutya, uri buhita uvuga uti uri utubona ari nk'inzoka. Ariko imyambaro niyo mvuze. Urumva? Imyambaro niyo mvuze, ntago mvuze ngo uwo muntu ni inzoka. Imyambaro niyo mvuze. Abantu ntibashobora kubyumva bakahita bahahamuka bakavuga ati ntabwo tuzongera gusubira mu kandi no muri comment y'ikiganiro yakoze nazo izo comment zari zirimo. Ko numva ari ikibazo. Niyo mpamvu mba mbivuze, hari ibintu biba byacanze abantu, ariko abantu kuko tubabwiza ukuri bakavuga ngo ni amatiku, uragumya ukavuga tuzagumya tuvuge kugeza igihe ikimana yagambiriye ku buzima bwacu gisohoye. Turashoje. Urakoze. Turashoje.